mu isi yuzuye urusaku rw'amagambo menshi hari bake bavuga bike ariko bakaba bavuze menshi, nibo banyabwenge. Abatari amagambo gusa, ahubwo amagambo yabo akaba imbuto z'ibitekerezo, zikabyara ibitekerezo bisha. Umunyabwenge si uzi byinshi gusa, nuzi guhitamo igikwiye, akamenya igihe cyo kuvuga ndetse n'igihe cyo guceceka, akamenya ko ubumenyi butagira imyitwarire buhinduka umuyaga uhuha utagira icyerekezo. Ibi nibyo byaduteye gucukumbura no gufata inyandiko tugasoma, tukifashisha interinete n'ibindi binyamakuru bitandukanye, tukabategurira ibintu 10 bigaragaza umuntu w'umuhanga, umunyabwenge. Ikintu cya mbere kiranga umunyabwenge cyangwa se umuntu w'umuhanga, akunda kumenya icyo bita curiosity, ahora n'amatsiko. Umunyabwenge ahora abaza ati kuki, ntanyurwa n'ibigaragara inyuma, yinjira mu mizi y'ikintu nk'uhinga ashaka isoko y'amazi. Aho abandi babona ibisanzwe, we ahabona ikibazo gikeneye igisubizo. Nta soni agira zo kumenya, kuko azi ko gushakisha ariyo soko yo kumenya. Ikindi kintu kiranga uyu muntu w'umunyabwenge, akunda kwicisha bugufi, ibyo bita humility. Nubwo yabazi byinshi ntiyishira hejuru nk'umusozi, ahubwo aba nk'ikiyaga cakira imigezi yose. Amenya ko ubumenyi bwe bufite aho bugarukira, ko buri wese ashobora kumwigisha. Kwicisha bugufi ni urufunguzo rufungura amarembo y'ubwenge. Umuntu w'umunyabwenge kandi arangwa no gutekereza cyane mbere yo gufata icyemezo, critical thinking. Niyihutira gufata imyanzuro nk'uwiruka mu mwijima, arahagarara akabanza gusuzuma inzira, akareba impamvu n'ingaruka, amenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ntaterwa ubwoba n'ibitekerezo by'abantu benshi. Kuri we ukuri si ukurikira imbaga, ni ugukurikira ibihamya. Ikindi kintu cya kane kimuranga ni ukwihangana, patience. Umunyabwenge azi ko ibintu byinshi bidapfa kuboneka vuba. Ategereza nk'umuhinzi utegereza isarura, ntabura icyizere kubera gutinda. Amenya ko igihe ari umufatanyabikorwa w'ukuri. Aho abandi batera intambwe basubira inyuma, we akomeza urugendo buhoro buhoro ariko akagera ku cagamije. Ikintu cya gatanu kiranga umunyabwenge ni ukwigira no gushaka ubumenyi, lifelong learning. Ntajya avuga ati ndarangije kwiga, kuko ubumenyi bwose ari ishuri ridafungwa. Arasoma, arabaza, agerageza kubaka ubumenyi bwe nk'umwubatsi ushira amatafari ku yandi. Amenya ko guharanira mu kwiga ari gusubira inyuma mu bwenge. Ikintu cya gatandatu kiranga umuntu w'umuhanga, kugira imyitwarire myiza, integrity. Umunyabwenge ntiyiyemera kugendera ku nyungu z'ako kanya, ahubwo akurikira ukuri n'indangagaciro. Ijambo rye ririzerwa nk'isezerano ridasubirwaho. Ntiyitandukanya n'ibyo avuga n'ibyo akora, kuko azi ko ubumenyi butagira ubunyangamugayo buhinduka intwaro ishobora kwangiza. Ikintu cya karindwi kiranga umunyabwenge, kumenya kugenzura amarangamutima ye, emotion control. Ni umunyabwenge kandi arangwa no kumenya kugenzura amarangamutima ye, emotion control. Ntabaho nk'umuriro ucumba udatwagwa. Amenya kugenzura uburakari, agahindura ibihe bikomeye amasomo. Aho abandi bahubukira, we aratekereza, agahumeka, akigira inama. Azi ko gutsinda isi bitangira ku kwitsinda ubwe. Umuntu w'umunyabwenge kandi arangwa no kubaha abandi, kumva ibitekerezo byabo, icyo bita respect and open mindedness. Umunyabwenge ntiyumva ko ari we uzi byose, yumva abandi, akakira ibitekerezo bitandukanye by'abandi. Ntabuze undi kuvuga, kuko azi ko mu bitekerezo byinshi havamo ukuri kurusha gukomera. Kubaho no kubana n'abandi ni ikimenyetso cy'ubwenge buhamye. Ikindi kintu cya 9 kimuranga ni ugukemura ibibazo, problem solving ability. Aho abandi babona ikibazo nk'urukuta, we
ahabona nk'inzira y'ubusamo. Ntatinya ibibazo, ahubwo abyakira nk'amahirwe yo kwagura ubumenyi. Yifashishije ibitekerezo, ubunararibonye n'ubushishozi, agashaka igisubizo kirambye. Ikintu cya nyuma ari nacyo cya cumi kiranga umuntu w'umuhanga ni ukugira intego n'icyerekezo, vision and purpose. Umunyabwenge ntayoborwa n'umuyaga w'ibihe, ahubwo aba afite icyerekezo kimuyobora. Azi aho ava ndetse n'aho ajya. Ntatakaza igihe mu bintu bidafite umumaro. Intego ye imubera nk'inyenyeri imuyobora nijoro. Ntayiteshukaho iyo inzira igoye, aremera agakomeza. Umunyabwenge si igitangaza kivuka gitunguranye. Ni urugendo rurerure rwubakwa buri munsi. Ni uguhitamo kumenya aho kwirengagiza, kwicisha bugufi aho kwishyira hejuru, gutekereza aho guhitamo kuvuga uhubutse. Nitwa Bitake Vajo Parzementero, ndabashimiye.